dukwiye kwirata Kristo. Icyo wakora cyose, niba ufite ubushobozi kubona ufasha abantu, niba ufite impano uhanurira abantu bigasohora, niba usengera abarwayi bagakira, jya uvuga ngo mu ijuru hari Imana. Ibyo dukoze byiza twe kubyirata. Ibanga rituma Imana ikuzamura cyangwa se igushyira hejuru. Twongeye kubasuhuza inshuti zacu dukunda, twari tubakumbuye, namwe turabizi muba mudukumbuye, kugira ngo dusangire muri wa mwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza Imana, kugira ngo twumve icyo Imana yaduteguriye. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Tugiye gutangira dusenga kugira ngo turagize Imana gahunda yacu yose. Turagushimiye Imana, turaguhimbaje, twishimiye ko Imana ishobora byose kandi ko Imana y'amahoro. Babanye natwe umunsi wose, wongeye kuducira inzira ngo tuboneke muri uyu mwanya, dusangire n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Reka rero tweze tuboneze, kandi icyo wagambiriye gukora muri twebwe n'abatwumva n'abadukurikiye gikore. Ejo ikibi cyose mu izina rya Yesu Umwuka yaganze kandi ategeke, byose bigende uko ubishaka Mwami, mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Haleluya. Amen. Reka dukomeze turamya Imana tunayihimbaza mu ndirimbo Magana 888 ivuga ngo tunganira Imana udasiba. Haleluya. Amen. Dushima Imana kuvuga akanya keza tubonye ko gusangira cyangwa gusangira ijambo ry'Imana. Uyu munsi dufite ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo
ibanga rituma Imana ikuzamura cyangwa se igushyira hejuru. Ni ibanga Bibiliya nyine igaragaza, muri biriya gihe harimo amabanga menshi y'ubuzima. Iyo usomye ugenda uhishurirwa, Umwuka Wera agenda akwereka amabanga y'uburyo wabaho mu buzima, ukaba umuntu uri successful, ukagera ku ntego zawe, ukabaho ubuzima bwiza nyine. Uyu munsi rero ni ibanga ryagufasha kubaho ubuzima bwiza, Imana ikakugira ukomeye waramutse urikurikije. Turasoma mu Migani 22:4 niwo murongo tugenderamo, hanyuma ahandi turasoma twibise naho hakeya, tuvugeho gakeya ubundi dusenge, ureme icyifuzo dusenge. Migani 22:4 haravuga ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka, ingororano ye ni ubukire. Cya mbere, cya kabiri ni icyubahiro, cya gatatu ni ubugingo. Reka dusome no mu Itangiriro 41:15-16. Haravuga ngo Farawo abwira Yosefu ati narose none ntawe ushobora kuzisobanura. Numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye. Yosefu asubiza Farawo ati si jye, Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Hanyuma muri Daniyeli 2 igice cya 2 dusoma umurongo wa 26 n'uwa 28. Haravuga ngo umwami ahindukirira Daniyeli wahimbwe Beluteshazari, aramubaza ati mbega urambwira inzozi neretswe n'icyo zisobanura? 28 haravuga ngo ariko mu ijuru hariho Imana ihishuriye ibishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari bizaba mu bihe bizaza. Ibyo ni Daniyeli wabisubizaga. Hanyuma dusoreje ni muri Luka 18:18-19. Haravuga ngo umutware aramubaza ati mwigisha mwiza, nkore nte mbone kuragwa ubugingo buhoraho? Yesu nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe ni Imana. Haleluya. Amen. Dusomye ahantu henshi, ariko aho nari ngendere ni haratwaye mu Migani 22:4 havuga ngo uwicisha bugufi. Cyo cya mbere, yamara kwicisha bugufi akabifatanya no kubaha Imana cyangwa kubaha Uwiteka, ingororano ni 3. Icya mbere ni ubukire, cya kabiri ni icyubahiro, cya gatatu ni ubugingo buhoraho. Ni ibintu bikomeye gusa. Gukira nta muntu utabyifuza, nibyo abantu barara amajoro, abandi bakanagira nabi kugira ngo bakunde bakire, bagakora ibihe byose bakabona kugira ngo bakire. Hanyuma ni icyubahiro, nta muntu udakunda kubahwa, ndetse n'ubugingo buhoraho. Rero nshuti zanjye, niba ushaka umuntu ukomeye, niba ushaka Imana ikuzamura, ibanga ni iri ngiri: ni uguca bugufi, warangiza ukubaha Uwiteka. Uzabaho neza mu isi ndetse no mu ijuru, naho uzabeho ibihe bidashira kandi ubeho neza. Twasomye izindi nkuru. Inkuru ya mbere ni ya Daniyeli, indi ni ya Yosefu, n'ahandi Yesu yaganiraga n'umutware. Aha hatatu hose twabonye ko bano bantu bagaragaje guca bugufi. Haba Yosefu, Farawo yaramubwiraga ati narose nabuze umuntu ndotora inzozi, kandi bangaye kuri ububasha bwo kuzirotora. Yosefu agahita amubwira ati njyewe ntabwo ari jye bubikora, ahubwo Imana yo mu ijuru niyo ishoboye kubikora ibyo bintu. Agahita agaragaza icyubahiro cy'Imana. Murabizi ko Yosefu byarangiye abaye minisita, byarangiye abaye nka minisita w'intebe cyangwa minisitiri w'intebe. Imana yamugize ukomeye pe, kubera guca bugufi no kubaha Imana. Ndetse na Daniyeli nawe mu Babuloni nawe yajyanwe nk'umunyago hamwe n'abandi, nawe yagize nyine kubaha Uwiteka no guca bugufi no kubaha Uwiteka. Murabona ko nawe ahangaha twasomye havuzemo uburyo umwami yavuze ngo yari yizeye ko Daniyeli yari we uri bumusobanurire inzozi, kuko bari babimubwiye. Abibwiye Daniyeli ati reka ati njyewe ntabwo ibyo bintu bishoboye, ariko mu ijuru hari Imana. Haleluya. Amen. Ndumva mfashijwe. Reka natwe ibyo dukoze, ibyo dukoreshejwe n'Imana, ibyo dukoze byiza, twe kubyirata. Ahubwo hari ijambo ry'Imana ngo sinkirata ikindi ngo keretse umusaraba.
dukwiye kwirata Kristo. Icyo wakora cyose, niba ufite ubushobozi ukabona ufasha abantu, niba ufite impano uhanurira abantu bigasohora, niba usengera abarwayi bagakira, jya uvuga ngo mu ijuru hari Imana. Imana yo mu ijuru niyo ibikora. Wubaha Imana, ugaragaza icyubahiro cy'Imana, we gushaka ibintu byo kwiyemera no kugaragaza ko ari wowe. Imana izakuzamura, izagukuza, kuko ni principe y'ijuru, ni principe y'Imana. Iyo woroshye ugaca bugufi, Imana igushyira hejuru. Twasomye n'inkuru ya Kristo kugira ngo dusubike uburyo umutware yamubwiye ngo nakora iki mwigisha, ngo mwigisha mwiza. Yesu aravuga ati unyitira iki mwiza. Ibaze Kristo tuzi ko atigeze kumenya icyaha, tuzi ko yari Imana 100%, ariko bamwise ngo ni mwiza, aravuga ngo unyitira iki mwiza. N'uburyo yaje akanaca bugufi, turabizi, avukira mu muvure, aho ubuzima bworoheje, yambara rugabire n'iki by'ubuzima bwose buragaragaza guca bugufi. Birangira avuga ati neguriwe nawe utware mu ijuru no mu isi. Bivuze iki rero? Principe y'Imana, principe y'ijuru, nuko kugira ngo uzamuke ushyirwe hejuru, nuko ubanza ucishwa bugufi, kandi nawe ukwemera koroha no guca bugufi. Imana dushoboze turushaho kumvira ijambo cyane, kuko nurishobora nurushyira mu bikorwa ugaca bugufi ukubaha Imana, rwose ubukire, icyubahiro n'ubugingo birahari, ni ibyawe. Imana ari bisezeranye, kandi Imana ntabwo igibeshya. Amen. Reka nsubikire aha ngaha, nashaka komerezeho agira icyo avugaho, icyo dusangiza Imana ashyize ku mutima, hanyuma dusengere icyifuzo cy'uvuga ngo Mana dufashe ibi bintu tubikore, kuko twe ntabwo twabyishoboza. Reka rero. Haleluya. Amen. Shira Imana umugisha, tuganirije ku ijambo ryiza tubwira ngo guca bugufi. Buriya guca bugufi ni byiza cyane, kugira ngo izina ry'Imana ryo rishyirwe hejuru. Kuko umuririmbyi niwe waririmbye akavuga ngo ninde ushaka kugira ubwiza kandi akeneye icyubahiro, ngo nabishakishe gukora ibyiza kandi adacogora. Imana rero idufashe, kandi muri Yesu harimo byose dukeneye. Rero tumwizere, tumwisunge, duce bugufi muri byose, twumve ko hari aho twageze ngo twishyire hejuru, ahubwo aho uri hose ugomba guca bugufi kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Imana ikomeze kuduhana umugisha, nta byinshi navuga, ariko twese nyine duharanire guca bugufi. Imana imuhe umugisha. Reka dusenge twinginga Imana, kuko Pawulo yaravuze ngo ushobozwa byose na Kristo n'imbaraga. Ntabwo ari ibintu byoroshye guca bugufi, kubera ko na Satani yakuwe mu ijuru, mbere yitwaga Lucifer, yakuwe mu ijuru no kunanirwa guca bugufi nyine, ubwibone bwe butuma avayo. So rero Imana idufashe, reka tuyinginge mu isengesho, tugusengere, natwe twisengere, nawe dufashe kwisengera. Imana idushoboze guca bugufi no kuyubaha, kuko ari bwo tuzakora umugambi w'Imana, kandi tukanagira ubuzima bwiza nk'uko tubyifuza. Turagushimira Imana yacu ko wabanye natwe, ijambo ryawe ni rigari kandi ni rikuru, riraturuta. Reka udushoboze Mwami Imana gukora ibyo rivuze. Iyi mbuto reka imere nka yindi yaguye mu butaka bwiza, ikeri 100%. Natwe iri jambo ryawe aho riguye muri twebwe, ndetse n'abandi bari kuryumva cyangwa baryumvishe, nabo iri jambo reka ryera imbuto nyinshi, kandi rwose dukore ibyo rivuze, dushobozwe nawe ko ari buduhe imbaraga. Bana natwe muri byose, urushaho kudushyurira iby'ijuru, mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen.